gukora ibyangwa n'amaso yanjye. Rote kererevo sayini kiremandagoro ati nubwo bimeze bityo ati nje kurengera banjye ati ni igihe kandi ati Uwiteka ati nzanye ati yewe igipimo ati ni igihe Uwiteka ati nje ati nkasohora ati birura ati niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo yemwe ati mwategereje ati ibyo navuganye namwe ati mukumva ko yemwe ati byatinze ati Uwiteka aje gusohoza ati se kakavugana n'umuntu wese uteze amatwi ati niyumve uko Uwiteka avuze. Tiene etando biene edra haravuze ngo ni Imana ije kujabura abo basize mu mugende niko Uwiteka avuganye na no etando biene edra akavuga ngo n'Uwiteka utanze ijambo ati kubambuwe ijambo niko Uwiteka avuze. Haravuze ngo dore ni igihe Uwiteka yikuriye Dawidi no eta ati nubwo bimeze bityo ati ni igihe ati nje ati gukura ati imyanda ati abanjye bakagira gute ati bagatambuka. No etaya biene edra tuta ene eta haravuze ngo Uwiteka aje gukubura ati yamwe aje gukubura ati kandi ati dore intara y'umugosozi ati ngiyi ati rimira gosora ati niko Uwiteka ati naravuze ati naratumye ati abantu benshi ntibakumva ati barangije bavunira ibiti ati mu matwi ya ati bagenza banjye atari ku Uwiteka ndaje ati ntago cecetse ati wowe ati uteze amatwi ati wumva ati cyo ndi kuvuga ati ni igihe Uwiteka ataje guhana ati kandi akavuga ni igihe Uwiteka ataje ku muntu ataje kubarana n'umuntu ku giti ciwe ati ntabyo kivunge ataraje kandi araje ati kandi ataje guhemba buri muntu ati jewe nzakora ibi ngibi kuko inumwije kandi hageze higura imihigo. Haleluya. Kuko hari intumwa yohereje ku buzima bwa hari intumwa yohereje aho wari uhagaze mu rusengero rusengeraho ati mu rusengero ati ubw'imbaraga za Eliminati ati zaje gucecekesha atabanjye ati ni igihe Uwiteka atakoresheje itegeko atagarutse ati ku bwoko bwiwe ati niko Uwiteka avuze. Rote kererevo sayini kiremandagoro atakuwama akavuga ngo dore ati ni igihe ataje kugaragaza ati byari byihishe atakaza agatwikurura ataritegereza kare atabari kunywa aritegereza kare abari gukora ibyangwa n'amaseka ati nzanye ati yewe igipimo ati ni igihe Uwiteka ati nje ati nkasohora ati birura ati niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo yemwe ati mwategereje ati ibyo navuganye namwe ati mukumva ko yemwe ati byatinze ati Uwiteka aje gusohoza ati se karimo arakuburira atarasohoza atarasanga uhagaze ute ati mu migitandukanye ati Uwiteka agezemo no etando biene edra ati nubwo nasanga hadadiye ataho kwinjira nzahinjira ati niko Uwiteka avuga. Aravuze ngo aje gukuraho umwambaro ati abantu bari baritwikirije niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo aje gukura ati ni igihe Uwiteka azanye ati kibando ati narabatumye ati ntuma abantu banjye ati yemwe ntimwakumva ati bamwe mu bita amazina ati ariko ndaje ati kandi ntago ndinze ati ndaje ati ntago cecetse. Abanyazibara muraho neza gira amahoro amahoro y'Imana ashimwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Umeze neza? Ndaho ndakomeye ndashima Yesu nawe urabibona. Urumva uguwe neza? Nguwe neza cyane. Yaravuze ngo kuko umwami niyo nari ngiye kuririmba. Urumva umwuka n'umwe niyo nari ngiye kuririmba n'ukuri. Imana ishimwe ku mukaromwe. Yego. Urugiye kuvuga ngo iki? Ngiye kuririmba aho karirimbo gatoya ndakubwira ngiye kubwira ngo
kuko umwami Yesu ankunda nda amahoro yavuga nti uranayibona ko nanjye meze neza kuko burya umuntu umeze neza uramureba sibyo se ukabimenya nese urabona Yesu atarakoze imirimo ibi ni mu bisubizo by'Uwiteka naga ari mu bisubizo dukura ku bagabo bacu cyangwa se ku miryango ahubwo ni kuwiteka aca inzira aho utagera gute utamenye kuba rero meze ukunguku urayibona ko meze neza nyine ni imbaraga z'iki z'Uwiteka amen. Komeza rero ukomere mu mwami kandi Imana ikomeze gukoreshe iby'ubutwari ko Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera gukora iby'ubutwari ndikwifuriza abantu muri misi Imana bashoboze gukora iby'abandi bananiwe yego kunyura abandi bagiye bakagwa bakagwiraho yego abandi baguye Imana yakurenze mu izina rya Yesu Kristo ndabyakiriye. Turi mu misi abantu bitwa abakozi b'Imana bari kugira hano kuri Dodani ikabana kuyirenga ikabana nikahita babera ikibaho ariko Imana ikorenze iyo Dodani mu izina rya Yesu. Imana yindenze mu izina rya Yesu kandi ndakomeje kuba iyo Dodani ntarayisitayeho suko ibyanditsitagazaga bitari bihari ariko muboko y'Uwiteka yagize gute yarandamiye sinahago suko itanaharutana yireba ku bantu bose cyangwa se abantu b'Imana abakozi b'Imana irahari ariko amaboko y'Uwiteka navuga ngo akomeze afata abantu b'Imana ab'Imana ikirinze kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali mwibyo 7,000 nakwifuza ngo umuvandimwe Uwiteka ntaza ibyo nyine ubonekemo nanjye mbonekemo nawe ubonekemo nitugera kuri rwa rurembo amen. Abako amaraso ya Yesu baziyerekana imbere y'iki y'Imana nziyerekane nawe tuzahurire runaka nzahamubone amen. Imana ishimwe yego Imana ishimwe kandi rero Imana gumisha avuze ngo usigaye utoshye ariko kandi ni nabwo ugiye gutoha cyane nanjye kanguhanurire haleluya ndabyakiriye murimbira karirimba yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga ibyo yakubwiye byose izabikora izakuza uri kwicaze n'ibikomangoma ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu aho wita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Imana ishimwe Imana ni kugeneza ntuzibagirwe nepo reka nkubwire ukuntu uri mu mwuka hoye ejo bundi iyo ndirimbo Uwiteka arayindirimbiye uko niko kuri nta n'iminsi 3 igize gute iciyeho rero hari uko Uwiteka aje kubigenza kandi no kuri nyahaye icyubahiro ntago ivuga rimwe ntivuga kabiri iyo bishatse ica mu muhanuzi byabishaye gaca mu muririmbyi cyangwa se mu ijambo nanjye iciye mu muririmbyi Imana yumve ko nyahaye icyubahiro nese ibyanjye simbiriye yego rero baravuze ngo Imana ngo hari ibintu yakoze urabivuga ngo ibintu yakoze kandi tarabikora Imana iraje yego niyo mpamvu hari umuririmbyi njya nkunda uvuga ngo ya Mana yavugaga ikavugana n'abake na nubira cyavuga kandi iracyakora ya Mana yavugaga kavugana n'abadamu na nubira cyavuga kandi iracyakora ya Mana yavugaga ikavugana n'abakeya baki na nubira cyavuga kandi iracyakora Aleluya. Ya Mana yavugaga ikavugira mu itorero na nubira cyavuga kandi na nubitsa iracyakora rero bivuze iki no kuba uvuze yavugaga ikavugana nabaki nanjye yisaha mvuganye nayo Imana ishimwe iyo niyo igiye kunzamura imyicazanye n'iki nibikomangoma kandi regana bitangiye no kuba nicaye kuri iyi kamera ndimo ndavuga Imana ishimwe suko hatari abantu babishatse ariko nibyemera ariko nge Yesu arabyemeye haleluya ndahica yanzamuye rero yanyicazinyije n'iki nibikomangoma kubera iki hita wisuzuma utekereza aho Imana yagukuye nanjye mise nsubiza y'inyuma nibutsa ahantu Imana yagize gute yankuye ndinde ho kwicara ahangaha nkavugana n'ingeri zose nkavugana n'abashumba bakabateza amatwi haleluya ahubwo turi mu isezerano niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ya Mana yavugaga ikavugana n'abake haleluya no etaya bn edra tuta ene eta na nubu iracyavuga kandi bn etango bn edra tuta ene esta Imana ishimwe yego
no etando biene edra tuta ene esta hatini ni kuodota harasisi mini contre hatimi ni chasse gros ro biene etando biene edra tuta ene esta hatindu wite ro biene etando biene edra akavugana n'umuntu wese uteze amatwi ati niyumve uko Uwiteka avuze ro piene etando biene edra haravuze ngo ni Imana ije kujabura abo basize mu mugende niko Uwiteka avuganye na no etando biene edra akavuga ngo n'Uwiteka utanze ijambo ati kubambuwe ijambo niko Uwiteka avuze haravuze ngo dore n'igihe Uwiteka yikuriye Dawidi no etaya biene edra ayikamugirira neza ro biene etando biene edra haravuze ngo abantu bicika intege kuko n'igihe Uwiteka azanye amavuta aje gusuka ku bwoko bwiwe n'igihe Uwiteka aje kurengera intore ziwe ziri kumutakira ku manywa na nijoro ro to ene etando biene edra tuta ene satani ati yemwe ati yazanye ati kugira ngo aca abantu intege abantu basubiranemo abantu bagira n'inzangano ariko n'Uwiteka uje kongera ati gukora ku bantu banjye ati bakongera bagahaguruka bundi bushyashya rote kererevo sayini kire manda grome atakuwama ati nubwo bimeze bityo ati nigihe ati nje ati gukura ati imyanda ati abanje bakagira gute ati bagatambuka no etaya biene edra tuta ene eta haravuze ngo Uwiteka aje gukubura ati yamwe aje gukubura ati kandi ati dore intara y'umugosozi ati ngiyi ati rimira gosora ati niko Uwiteka no etaya biene edra tuta ene eta haravuze ngo yemwe atabanihirira umurimo wanjye ati n'igihe Uwiteka ati nje gushyiraho amakamba niko Uwiteka avuze rote kirerevo sayini kire manda grome atakuwama Uwiteka avuze ngo dore ati nigiye ati yasutse umwuka ati mu rusengero ati ubw'imbaraga za Eliminati ati zaje gucecekesha atabanje ati n'igihe Uwiteka atakoresheje itegeko atagarutse ati ku bwoko bwiwe ati niko Uwiteka avuze rote kirerevo sayini kire manda grome atakuwama akavuga ngo dore ati nigiye ataje kugaragaza ati byari byihishe atakaza agatwikurura ataritegereza kare atabari kunywa aritegereza kare abari gukora ibyangwa n'amaso yanjye rote kererevo sayini kire mandagro ati nubwo bimeze bityo ati nje kurengera abanjye ati nigihe kandi ati Uwiteka ati nzanye ati yewe igipimo ati nigihe Uwiteka ati nje ati nkasohora ati birura ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo yemwe ati mwategereje ati ibyo navuganye namwe ati mukumva ko yemwe ati byatinze ati Uwiteka aje gusohoza ati se karimo arakuburira atarasohoza atarasanga uhagaze ute aravuze ngo yawe ongeramo imbaraga ati kuko Uwiteka atazanye ibisubizo ati ku buzima bwa atarimo aravugana nawe musore niko Uwiteka arimo aravuga arimo aravugana nawe mukobwa ati niko Uwiteka ari kuvugana arimo aravugana nawe mubyeyi mugabo ati niko Uwiteka arimo aravuga no etaya biene edra tuta ene eta ati nigihe ati Uwiteka atajabuye abantu be ati yamwe ati bahagaritse mu migende ngo kugira ngo barengerwe Uwiteka aravuze ngo ati nubwo watawe ati nubwo wanzwe ati nigihe Uwiteka kuzamura ati niko Uwiteka avuze aravuze ngo wicika intege ati yawe wicika intege ati hagarara neza ati Uwiteka ashohoje ati icyo yavuganye nawe ati nini kuwa dotaye arasisi mini contre ati n'iki guteye ubwo ati n'igitumye ati ucika intege ati n'iki gitumye ati imbaraga
gushiramo ati waramvugiye ati warankoreye ati warakoze imirimo myiza rote kererevo sayini kire mandagorome atakuwa mano Uwiteka aravuze ngo dore ati nubwo bimeze bityo atasutse ububyutse ati mu itorero ryanjye ati ni Uwiteka avuze ati nubwo bimeze bityo aravuga ngo abantu nibagaruka ku rufatiro ati kuko ni igihe atari gushyira ku munzani ati ni Uwiteka avuze rote kererevo sayini kire mandagorome ati naravuze ati naratumye ati abantu benshi ntibakumva ati barangije bavunira ibiti ati mu matwi yawe ati bagenzi banjye atari Uwiteka ndahari ati ntago ncecetse ati wowe ati uteze amatwi ati wumva ati icyo ndi kuvuga ati ni igihe Uwiteka ataje guhana ati kandi akanahemba no etaya biene edra tuta ene etano Uwiteka aravuze ngo ati wowe ati wari watenebutse ati ndi Imana ati sutse urubyutse ati ni Uwiteka avuze no etaya biene edra tuta ene etano aravuze ngo yewe ati wari watenebutse atureba atukabona nta nzira ati n'Uwiteka aturemeye inzira ataravuze ngo kandi ati nimucike intege ati kubyo muri kubona ati ni igihe Uwiteka aje kwikorera aravuze ngo yewe ataje gukora rwose ati kandi araje ataratunguranye ati ni Uwiteka avuze ati bakora nibakore ati kuko ati yewe ati birakwiye ko wakora ku manywa ati ni Uwiteka avuze ati birakwiye ko wakora habona ati ni Uwiteka avuze rote kererevo sayini kire mandagorome atakuwa mano aravuze ngo ni Amana ya yindi yakoraga ati yewe ku bwa Nowa ati ya yindi yakoraga ati kuba wabanjirije ati je kwikorera umukwabo ati ni Uwiteka avuze aravuze ngo mu matorero yose ati Uwiteka agezemo aravuze ngo ahantu hose ati yewe Uwiteka arahakandagiye ati mu migi itandukanye ati Uwiteka agezemo no etando biene edra ati nubwo nasanga hadadiye ati aho kwinjira nzahinjira ati ni Uwiteka avuze aravuze ngo aje gukuraho umwambaro ati abantu bari baritwikirije ni Uwiteka avuze aravuze ngo aje gukura inzangano ati mu mitima y'abantu no etando biene edra tuta ene esta aravuze ngo wumva ati yaragize kumvira ati nahindukire ati ni igihe Uwiteka azanye ati yewe ati umukubuzo ati ni igihe Uwiteka azanye ati kibando ati narabatumye ati ntuma abantu banjye ati yemwe ntimwakumva ati bamwe mu bita amazina ati ariko ndaje ati kandi ntago ndinze ati ndaje ati ntago ncecetse ati ndatunguranye ati mutuzi mukora ati ndatunguranye ati aho mwicaye ha buri munsi ati ndatunguranye ati mu masoko ya buri munsi ati ndatunguranye ati mu ngo zanyu za buri munsi ati ndatunguranye ati mu matorero ya buri munsi ati ni Uwiteka avuze aravuze ngo yemwe ati nta kindi ashaka abantu nibareka ibizaha abantu nimuhindukire ati dore ati ntago ukivugisha ukuri ati ariko ni igihe Uwiteka ati yiyiziye ati binamura abantu banjye ati bibaye byinshi ati nigiye kugira ngo abantu banyegere ati kugira ngo nkorane nabo ati by'imbaraga ati ni Uwiteka avuze aravuze ngo ni igihe Uwiteka ataje ku muntu ataje kubarana n'umuntu ku giti cyiwe ati nta by'ikivunge ataraje kandi araje ati kandi ataje guhemba buri muntu ati bihwanye n'ibyo yakoze ni Uwiteka avuganaga namwe shalom shalom y'amahoro Imana ikiranuka ubereye mwiza utegereje yose turagushimiye Mana mukozi wawe aragabanukiye Mana mu izina rya Yesu Kristo ukomeze umwagure muzuze imbaraga mwuka w'Imana ukomeza muhange
mwuka w'Imana nakomeze amuhangeho cyane mu izina rya Yesu Kristo. Baratamana igenda zagabukiwe ariko nukomeze kumwuzuza kandi komeze kumukoresha iby'ubutwari. Ko Daniel yavuga ngo bazimana bazakomera bakora iby'ubutwari. Numukoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki ngiki. Mu umugisha nabo umugisha apfukamya senga ujye umwumvira nagutabaza umutabare. Yego papa. Kubereye mwiza gutegereje bose. Ngana umushyikire mu izina rya Yesu. Amen. Ndimo ndavuga ijambo rivuga ngo ya Mana yavugaga ikavugana na bakeya na nubu iracyavuga kandi iracyakora. Wowe ubigiriye ubuntu bwo kumva uko Imana ivuga uri mu mugambi w'Imana kandi Imana igize gute iragushaka. Wowe ugiriye ubuntu wo kumva icyo Uwiteka avuganye nawe uri mu mugambi w'iki yewe w'Imana. Imana ishimwe. Reka nsabe umukozi w'Imana Nepo adusomera amagambo y'Imana ari muri Nawomu igice cya 2 umurongo wa n'uwa mbere. Imana yo mwijira muhumugisha. Nawomu igice cya 2 umurongo wa n'uwa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nahumu igice cya 2 umurongo wa mbere. Imana izatera. Nahumu igice cya 2 umurongo wa n'uwa mbere. Dore mu mpinga. Igice cya mbere handitse ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe byera igura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Amen. Ijambo ry'Imana avuga ngo dore mu mpinga z'imisozi. Haleluya. Amaguru yuzanye inkuru nziza mama, amaguru yuzanye inkuru nziza papa, amaguru yuzanye inkuru nziza musore. Haleluya. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza yarangiza akamaza iby'amahoro. Haleluya. Ngo waraje. Imana itugirire neza. Hari intumwa Uwiteka yohereje ku buzima bwawe. Hari intumwa bwana Uwiteka yohereje intumwa kugira ngo aze mu rugo rwawe. Uwiteka yohereje intumwa kugira ngo azahuvuka. Haleluya. Hari uko bagufashe bagufata nk'iciro ry'imigani bavuga amagambo bashaka. Haleluya. Ariko Uwiteka yohereje umuvugizi cyangwa se yohereje intumwa ije kukuvugira. Ariko aravuze ngo mbere y'ibyo atarahagera nuhigura imihigo yawe. Haleluya. Hari ibintu wahize. Birashoboka ko hari icyo wahize ku itorero. Birashoboka ko ugiye kubyara wahize ukavuga ngo Mana nimbyara neza bizagenda uko. Hari uko wahize uravuga ngo Mana nimbona akazi nzakora ibi. Ariko warabibonye ntiwagira gute ntiwahigura. Ngo ahigura imihigo yawe. Haleluya. Kuko Uwiteka yohereje intumwa mu rugo rwawe, yohereje intumwa aho uvuka, yohereje intumwa aho uri. Bishobora kuba ari muri iki gihugu, bishobora kuba ari hanze yacyo. Haleluya. Ariko Uwiteka yohereje iki intumwa. Imana itugirire. Ziko Uwiteka yakwibutse wari umaze igihe kinini wibaza ngo se Imana iracyanyumva, ese Imana iracyandeba, ese hari ukwibukwa n'Imana. Ariko Uwiteka avuganye nawe ngo yohereje intumwa ivuye mu gihugu cyo mu ijuru itumwa n'Uwiteka. Yewe mukobwa wari umaze igihe kinini ubona ko nta n'umuntu ukubwira ngo ndagukunda kandi igihe cyo kurambagizwa cyarageze, ariko hari ibintu wahize urangije urubango Imana ntibikora. Njyewe nzakora ibi ngibi kuko intumwa ije kandi hageze higura imihigo. Haleluya. Kuko hari intumwa yohereje ku buzima bwawe, hari intumwa yohereje aho wari uhagaze mu rusengero rusengeraho. Ntabwo bamwe bajyaga bemera ko uri umukozi w'Imana, ariko intumwa irahageze. Haleluya. Ngo higura imihigo yawe. Imana ishime. Komeza mukozi w'Imana. Uvunagura azamukiye imbere yawe. Kuko nguvunagura uwo nguwo araje azamukiye imbere yawe nuhiguriye imihigo. Haleluya. Uwo nguwo uvunagura arasanga hari ibintu wagize gute wakoze kandi byanyuze mu mucyo. Imana itugirire neza. Araza atambuke ahubwo kuko azanye ibigiye gutuma usingira wakira. Bivuze ikirere ntago nzi ibyo wahize, nta nubwo nzi ibyo wagambire kuzakora. Yaba ari ku itorero, yaba ari kumukomera ku gihome urinde inzira yawe. Haleluya. Kenyera ukomeze. Kenyera wowe ukomeze ntihagire igituma ugira gute unyeganyega. Imana ishimwe. Iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Yewe muvuga butumwa iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Ntihagire ibituma uva mu buntu bw'Imana. Amagambo ntagukure mu buntu bw'Imana kuko namaze kumenya ko mu
muri iyi minsi satani yakuburiye mu magambo, yakuburiye mu busamba, yakuburiye mu businzi, azanye intwaro yigire gute yitwa amagambo. Haleluya. Ariko mutsindishe kwambara imbaraga. Yego. Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'iki. Uwiteka agaruye icyubahiro cy'abantu b'Imana. Hari igitutsi cyari kiri ku banyamasengesho, hari igitutsi cyari kiri ku bavugabutumwa, ariko Uwiteka agaruye icyubahiro mu itorero ry'Imana, agaruye icyubahiro kuri muhanuzi, agaruye icyubahiro ku banyamasengesho, agaruye icyubahiro. Uwiteka we agaruye icyubahiro. Yewe muririmbyi, Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe. Wajya kugenda ukumva kugenda na Bibiliya ukumva ugize isoni bitewe n'ukuntu abantu batukishije izina ry'Imana, ariko Uwiteka agaruye icyubahiro ku banyamasengesho, agaruye icyubahiro ku bavugabutumwa, agaruye icyubahiro ku badiyakoni, agaruye icyubahiro ku itorero muri rusange. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'icyubahiro cya Isiraheli. Ndagaruye icyubahiro n'icyubahiro cyane cya Isiraheli. Yewe wari wacitse intege, ubona ibintu byadogereye, ubona ibintu byagize gute byarivanze. Ndagira nkutangarize ngo amaguru yuzanye inkuru nziza akamaza iby'amahoro. Uwiteka aje iwawe, yohereje intumwa, kandi ikindi agaruye icyubahiro. Ongera uruvugire Imana ntabwo bufite, ongera uhanure ntabwo bufite, ongera urimbe ntabwo bufite, kuko Uwiteka avuganye nawe akagaruye icyubahiro. Yewe muvugabutumwa, yewe Uwiteka agaruye icyubahiro. Wari wacitse intege, wari watenebutse, ubwoba bwari bwagufashe, wumvaga udashaka kongera kuvuga, vuga, shira amanga. Uwiteka gukojeje ikara ryaka ku munwa, nuvuge. Uwiteka gukojeje ikara ryaka ku munwa, nuvuge. Uwiteka gukojeje ikara ryaka ku munwa, nuvuge. Yewe muvugabutumwa, rangurura, vugira muri kamera Uwiteka ashyize imbere yawe, vugira muri mikoro Uwiteka ashyize imbere yawe, nuvuge, kuko Uwiteka agize gute. Yewe agaruye icyubahiro. Wari wacitse intege, wari wafashwe n'ubwoba, Uwiteka hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, agaruye icyubahiro. Haleluya. Agaruye icyubahiro. Ubwo bufite n'ubwiki. Yewe pasitoro we, ubwo ufite n'ubwiki. Yewe revera runaka, ubwo ufite n'ubwiki. Uwiteka agaruye icyubahiro. Ijambo Imana yari impaye nta rindi n'iryo ngiryo. Yego. Kuko abanyazi basahuye bagakokora amashami y'inzabibu zabo. Abanyazi baraje barasahura, abantu barabasahuye, batwaye ijambo ry'Imana ryari rikurimo, baraje barasahura ibyiringiro wari ufite, baraje barakokora barajyana. Ariko Uwiteka, haleluya, avuganye nawe kagaruye iki cyubahiro. Oya garuka muri mudu yo kuririmba, garuka muri mudu y'ijambo ry'Imana, kuko nubwo bakokoye ariko bibagiwe ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Bazi kuba kumazamo ibyiringiro, bazi ko bakoze ibyo bakora. Humura, kuko Uwiteka agaruye icyubahiro ku buzima bwawe. Uwiteka aragarutse. Yego. Iratwibutse yo kabyari, iratwibutse yo kabyari, tumaze umubabaro. Iratwibutse yo kabyari, iratwibutse yo kabyari, tumaze umubabaro. Ayiwe tumaze umubabaro. Yego we tumaze umubabaro. Imana igize gute? Itumaze umubabaro, iratwibutse. Haleluya. Barakokoye, baraje baragusahura, ariko Uwiteka arakwibutsa. Yewe abanyazi nubwo baje bakakunyaga, bakagukokora bakakumaraho, ariko Uwiteka agaruye icyubahiro kandi akugarutseho. Bahuje imitima barozi ngo kugira ngo baje basebye itorero ry'Imana, barababeshye. Itorero ni rya Kristo. Uwiteka agaruye icyubahiro cyiwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru bakomeze, Imana yo mu ijuru bagarukeho. Yemwe Imana yo mu ijuru ibagurira imbago nk'uko yazaguriye Abesi. Iragarutse. Ese uhagaze ute? Urumva ugize ibihe byiringiro? Uwiteka aragarutse. Ngo Imana yakubwiye ngo umugabo
ngo mu mwaka uyu n'uyu ngo amezi aya n'aya ngo none yararenze yamaze. Ese wari uzi ko bakokoye? Ese wari uzi ko abanyazi baje bakakwiba? Ariko Uwiteka agaruye icyubahiro. Uwiteka ngo yarakubwiye ngo buriya ngo nyine ngaguhaye akazi ngo hane ngo wacitse intege. Uwaribwe abanyazi barakwibye barangije barakokora, ariko Uwiteka aguhoratseho kandi agarukanye imbaraga, agarukanye umurava, agarukanye imbabazi zidasanzwe. Araje nubwo bazi ko bari barakokoye, nubwo bazi ko bari baratemye, ariko Uwiteka kugarutseho. Wicika intege, ijambo nagizanye ngo amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Kerere we, ewe nepo we, yewe runaka, Uwiteka kugarutseho. Yewe uvuga butumwa, Uwiteka kugarutseho. Komeza ibirori byawe. Haleluya. Kukumenya kibi ntago azongera ukundi. Baguteye ubwoba, batumye uceceka, ariko Uwiteka araje. Rero bene data, mukuru wanjye, murumuna wanjye, yewe musaza wanjye, amagambo Yesu yarampaye, ubutumwa yarampaye, nubwo ngubwo, nubwo wakokotse akakumaraho imbaraga, abanyazi bakaza bakakumaraho, ariko Uwiteka agarukanye imbaraga zikomeye ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana yo mwijuru navuga ngo ibagarukeho. Navuga Imana yo mwijuru yongera kwiga mbere ntikugarukaho, irazana ifata imbaraga zikomeye cyane. Uwiteka nakugarukaho, babari bazi ko nyine bagiye bagacisha bakakugaruka bakakumaramo imbaraga, utazongera kuvuga, utazongera guhaguruka, utazongera guhamiriza Imana. Haleluya. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana Yakobo ho nk'umutabazi izamurengera mu makuba. Umunyakibi yagize gute? Yatsembweho. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Ugushikamejeho umutima uzamurinda w'amahoro masa. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye Claire. Nta n'icyo narenzaho kuri message Imana ibiguhaye. Ibindi byaba ari ibyacu kandi biragatsindwa kongera. Biravuga ngo kongera cyangwa kugabanya. Uzajya kuri bya bihano Imana yateganyije. Yego. Imana izabikurinde mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aguha umugisha rero, imbaraga n'amavuta bikakubureho kandi Imana ikwagure, kandi ibyo wifurije abana Imana ibikugirire, Imana ikurengere, Imana igutabare. Izuba ryayo ryongere kurasire bundi bushyashya. Amen, amen. Reka tugusabe rero, nta kindi ndenzaho, nimba wumva ushoje message Imana iguhaye uyirangije atutagenda aho ati burya ibyo ntavuze Imana ikakugarura. Nimba umva birangije tugiye gusaba utangamira telefone usengera abantu b'Imana cyane, ariko numvisha ijambo rivuga ngo higura imihigo. Wigura ntabwo biba byoroshye, usabye abantu imbaraga kugira ngo babone imbaraga kandi babone n'ibyo guhigura. Yego. Babone imbaraga z'umutima, ariko kandi babone n'ibyo guhigura kugira ngo batagirana urubanza n'Imana. Ni kare mu kumeshi. Nimero 0785 53 10 311 0785 53 10 311. Reka dusenge kugira ngo wowe utari ufite icyo guhigura Imana iguhereza umuhigo, kuko wumvise ko mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Haleluya. Akamaza iby'amahoro. Uwo nguwo araje, ariko akantu kari nuguhigura umuhigo. Nawe rero wumvaga ko wahize ibintu ukareba ubushobozi, yego burahari, ariko ukabona ko niba uvamo icyuho kiri buzemo. Tugiye gusenga Imana. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Nawe kubanzirije nta nuzaguheruka. Izina ryawe witwa ndiho. Aka kanya utanze ubutumwa Mana, nyemerera. Hari abantu bahize ko ari byo bagomba gukora, hari ababibuze, hari n'abacitse intege. Magaze mu butware mpabwa nawe mu izina rya Yesu. Abantu umutima w'imbaraga mu izina rya Yesu bahigure. Hari abahize mu nsengero basengeramo, hari abahize bavuga ngo nibabona urubyaro bazashima, nyamara warabikoze kuhigura biranga. Mu izina rya Yesu ibyatumye badahigura, ndasenze kugira ngo Mwuka Wera w'Imana agende ajye mu byabo, afate imitima yabo, kandi Mwuka Wera w'Imana akora iby'imbaraga. No etando biene edra. Mwuka Wera w'Imana akora ibikomeye. Ndasenze kugira ngo Mwami utanga ibyo guhigura kubabibuze, kuko Mwami Imana uvuze ko mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza aziye kuri aba bantu. Ubagirire neza Mwuka Wera w'Imana, ugenda ukora imirimo mu izina rya Yesu. Bantu basubizemo ibyiringiro, abari babuze uko babigenza ubaho uko babigenza mu
izina rya Yesu. Ndasenze ngo amaboko y'Imana agenda asakare kandi agende agere ku isi hose mu izina rya Yesu. Amen, amen.